cyawe udahogora. Uyu munsi tugiye kwiga uko umuntu ashobora gutegura amandazi arimo cinnnamon cyangwa canelle. Mu gutangira turakenera igikombe cy'amazi ashyushye y'akazuyazi, dushyiremo isukari, igikombe kituzuye neza. Uyu ni umusemburo. Turashyiramo ikiyiko cya kindi kivanga isukari mu cyayi. Aka kantu gapima 1/2 cya kiriya kiyiko kivanga isukari. Ubwo rero turashyiramo 2, bivuze ko turi dushyizemo akayiko kamwe. Uramutse ufite akayiko ugapima kamwe, hanyuma rero ukabivanga neza. Isukari n'amazi y'akazuyazi kubishyiramo umusemburo bituma ukora neza cyane. Wamara kubona binoze ugahita ubipfundikira. Nuko nkoresha sivesel, ukabitereka ku ruhande, ukarindira nk'iminota 15 umusemburo ukaba ufata umwanya wo gukora. None ko mpimye n'ibikombe 3 by'ifu y'ifarini ku gikombe kimwe cy'amazi y'akazuyazi. Iyi ni sucre vanille, agapaki kamwe, hanyuma ugashyiramo kugira ngo bihumure, ariko utanayifite nta kibazo, cyangwa niba utanayikunda, abantu badakunda umuhumuro wayo. Iyi ni amandazi cyangwa se baking powder. Ndashyiramo agace k'akayiko n'ubundi kakoroga icyayi, n'agace k'akayiko n'ubundi k'umunyu. Hanyuma nshyiremo na food color cyangwa se bayita jaune, ituma amandazi ari buze kuba asa umuhondo. Hanyuma rero na ya canelle cyangwa se cinnamon ndashyiramo ikiyiko, hanyuma ukabivanga. Rero wirinda gushyiramo nyinshi nanone kugira ngo bitaza kuba bifite umuhumuro ukabije cyane. Abantu bayinywa mu cyayi cyangwa se bayirya mu biryo, muzi ukuntu cyane cyane mu cyayi irahumura. Rero ugahita ushyiramo bleu blanc ikiyiko kimwe. Ushobora no kuba wayishongesheje, ariko niyo wabikora gutya nta kibazo. Ushyiramo n'amagi 2. Ushobora gukoresha igi rimwe, ariko ndashaka ko igipondo kiri buze kuba cyoroshye cyane kugira ngo binyorohere gukatisha intoki. Ntabwo nshaka ibintu bintinza, niyo mpamvu ndi gukora muri ubu buryo. Hanyuma rero ukavangamo na wa musemburo wari wavanze mu mazi n'isukari, ukabivanga neza. Ubu buryo buroroshye cyane. Ni amandazi ushobora gutegura iminota 30 yonyine, mu gihe waba wenda ufite nk'abantu mu rugo ushaka kubiteka byakorohera. Hanyuma rero wamara kubivanga ubona binoze, ukabipfundikira. Nyuma y'iminota 15 mubona ko igipondo nshyizeho agafu kuko ndi bugikatiremo hano. Urabona ko ndi kugikanda, ukabona ko cyabyimbyeho gatoya, kuko ushaka ko bibyimba umwanya munini watereka igihe kinini, kandi twateretse iminota 15 gusa. Hanyuma rero ukagenda ukoramo utubule, ukoramo nyine amandazi yakoresheje intoki. Kuri ndi kubigenza ugereranya, nuko nguko bimeze maze kuyakora yose. Hanyuma ugahita ushyira mu mavuta yari yashyushye, ugahita ugabanya umuriro kugira ngo amavuta adahita atwika amandazi, ntashye neza imbere. Amandazi aba aryoshye cyane. Canelle ituma bihumura ukumva biraryoshye, kandi murabona ko ntago bitwara umwanya munini nka kwa kundi andi mandazi ushobora kurindira igipondo nk'isaha yose. Ahangahe ushobora kuyategura iminota 30 gusa, ukaba umaze kuyatunganya ukagaburira abantu. Wenda niba ari nka muri weekend ufite umwanya, ukaba wazinduka wenda nka saa moya n'igice cyangwa saa 1:45, amandazi bakaba bashobora kuyarya agishyushye. Ubona yuko ndi guhindura kugira ngo bishye ku mpande zombi. Niko nabigenza nyine no kuri ariya yandi yose. Amandazi yawe rero agashya neza gutya. Amandazi arimo cinnamon aba aryoshye kandi yoroshye. Nabonye ko igipondo nakoze cyari cyoroshye, twashyizemo n'umusemburo, mbese uba wumva ari irindazi ryoroshye ariko ritanoroshye cyane. Rero biba byoroshye kuyategura kandi aba aryoshye. Namwe muzagerageze, nuko nguko bayategura. Mwari kumwe nanjye Budagora Vanessa. Peace. Niba utarakanda subscribe ubikore. Bye.